hano hari inkuru polisi ishinzwe umutekano mu muhanda yasohoye, ariko mbere yuko nyivugaho ndashaka kwibariza polisi ishinzwe umutekano wo mu muhanda nishinzwe gutegura ibizamini. Gute ushobora gutegura ikizamini abanyeshuri bazakora kandi bakaba bazubahiriza amategeko y'umuhanda kikamara imyaka 5 kitarahinduka? Ngiye ni ikibazo ndi kwibariza. Nshingiye kuki kuva 2019 kugeza 2025 tugiyemo ibibazo bibazwa kuri polisi ntago bihinduka. Ni ibingibi urabibazwa. Ubireza umunyeshuri akisomesha umunsi umwe cyangwa ibirazi kuboroka akagenda ku examen agatsinda, ya mu gifaransa, ya mu cyongereza, ya no mu kinyarwanda akagenda agatsinda atanize. Kwiga mvugo no kwiboroka gusa ijoro ryose agahita agenda ku examen agatsinda. Ndashaka kuvuga ko ino nkuru nuko mbanje guheraho hejuru. Nkibaza ikibazo kimwe. Umuntu wese yisomesha igitabo, umuntu wese usoma ibibazo bidahinduka kuri polisi, mugenzi ye yamuhaye biyiga bishacana ku matelefone hano hose, ibi ngibi muri kubona, akagenda akora ikizamini agatsinda, ayo mategeko manda muri kumuhanira mu muhanda aba yarayize? Tuvugishije ukuri, aya mategeko manda aba yarayize? Ni ikibazo ngende kubaza muri polisi. Niba leta ishinzwe gutanga ibizamini mu wa gatandatu primaire, mu wa gatatu secondaire cyangwa se mu wa gatandatu secondaire P6, bakora ibizamini buri mwaka ariko bigahindagurika, bikaba atari bya bindi bihoraho gusa, gute mwebwe mushinzwe umutekano mu muhanda muzi kandi n'ikintu kinakomeye ku rutubanza biriya ibizamini byanyu bidahinduka? Ugiye mwijanisha usanga keshi impanuka zabaye mu Rwanda inyinshi ni iz'abantu bafite imyaka mike cyangwa se bafite perime batamara igihe kirekire, guhera za 2018 9 gutyo. Izo ni impanuka no kutobereza amategeko y'umuhanda. Ikindi, iyo ugiye kureba mwijanisha usanga impanuka keshi zabaye cyangwa se ikintu cyica abantu benshi mu Rwanda 2022 na 3 ku mwanya gatatu hari impanuka zo mu muhanda. Gute ibi bintu bihora bigaruka kenshi? Icyambere no kudategura ibizamini bikorwa no kudakomeza provisoire. Iki ni ikintu cyambere mugomba gukosora polisi ishinzwe gutanga impushya ndetse no gukoresha ibizamini. Icya kabiri, mwigishe mutanga uburyo igihe kirekire cyo kwiga amategeko y'umuhanda. Niba mutabishoboye ndi gusaba cyangwa se n'icyifuzo, muzavuge abantu mushyire cyangwa se mwemeze leta izana amategeko manda yashyire mu bigo bya leta no muri prive, ibishyiremo bisomo nk'irindi. Nigeze numva bana bivuga ariko ntabwo mwabaye agaciro cyane, ariko ngenda bisaba ku ruhande rumwe rwanjye. Nibaza ko ribwo abantu bamenye amategeko manda neza. Umuntu akava primaire yiga amategeko y'umuhanda akazusa kaminuza akiga amategeko y'umuhanda, mu masomo akongerwamo n'amategeko y'umuhanda. Nicyo cyifuzo cyanjye, ndetse wenda ndibaza n'abandi ariko cyabafasha cyane. Nyine umuntu akiga amategeko y'umuhanda akasobanukirwa neza. Bitabaye ibyo muzahora mwandikira abagenzi, muzahora mwandikira abatwara ibinyabiziga, yaba motari, yaba abashoferi, yaba abanyonzi, dushingiye kuri ibyo kuko ntago baza amategeko y'umuhanda. Uzabaze umunyonzi unyonga igare, mubaze icyapa gitunguranye ukimutunguza reka kizi. Ikindi, niba ese koko ibizamini bitegurwa mu kugira wiga amategeko y'umuhanda cyangwa se ari isomo, ni evaluation cyangwa se evaluation yakozwe nyuma y'uko ikizamini cyakozwe cyangwa se nyuma y'uko kirangiye, ni mugomeze mukora ibintu bituma abantu bagomeza kwibuka amategeko y'umuhanda, kuko n'ubuzima bw'isi buzahora butazigera burangira. Ibintu byo kugenda ugashyira amategeko y'umuhanda ngo hasohotse ibingibi bigomba kubazwa n'ibindi, no. Mushake ibintu bihindagurika, munamenye n'ibyo mukunda kubaza bikunda kuboneka mu muhanda. Ni igitekerezo cyanjye. Amategeko y'umuhanda yigwa igihe kirekire. Impanuka ziba mu muhanda ni iz'abantu bato. Kubera iyihe mpamvu? Ni abantu nyine, reka nge nihereho, ndi umwana ntacyo. Nize amategeko y'umuhanda 2013 na 4 na 5 nyine nkomerezaho gutyo.
ariko uburyo twigishijwe amategeko y'umuhanda bitandukanye n'iby'iki gihe. Ndi umwarimu ariko bitandukanye n'iby'iki gihe. Kubera iki? Ujya kwigisha umuntu akakubwira ngo sinkeneye kwiga, nkeneye prozwari, wamwigisha ntabyemere, ukavuga ati nzagushakira kode, reka ajya kuyishakira. Kubera iki? Bamaze kutumenya nyine, bakeneye gutsinda, ntabwo bakeneye kwiga amategeko y'umuhanda. Mushake ikintu gituma abantu biga amategeko y'umuhanda bakasobanukirwa neza. Bitabaye byo muzahora muri ibi bintu, muzahana, muzacoka. Ariko nimwigisha, guhana ntabwo bizagenda. Nose muri kwandikira abamotari bati ngo hafashwe abamotari 50, moto 50 ngo zatwaraga abagenzi mu muhanda kuko ngo zagenderaga ku nkengero z'umuhanda. Niko ndi kubona mu bivuga. Kigali hafashwe moto 50, abazitwaye bagendera mu nkengero z'umuhanda. Niko sari komeye kuko igazitera bivuga. Ivuga ko igihe cyose kwari cyaziga mu nzira bagendwa ubujwe kugendera ku nkengero zigiye hejuru, kireka gusa igihe cyose ubona inzira nyabagendwa cyangwa se umuhanda ubwawo udahagije. Ushobora kwitiza wiringira ko nta munyamaguru ugenda mu nzira bateze ibyago, cyangwa se umuhanda wingira ko ukomeye ugahita uvamo. Icyo ngiki igazitera bivuga. Ariko se murarenganya abamotari, uramubwira ntagendere ku nzira z'umuhanda. Umuhanda twe dufite ubwawo wujuje ibipimo byemewe mu mategeko y'umuhanda. Uyu muhanda dufite mu Rwanda iwacu wujuje ibipimo byemewe mu mategeko y'umuhanda. Icyo ni kimwe. Ikindi, nta muhanda wa moto tugira, nta muhanda w'amagare tugira umuhanda cyakoze y'imodokari. Kandi mu mategeko y'umuhanda tuvuga ko inzira cyangwa se umuhanda ni inzira, cyangwa se icyo twita ngo inzira y'ibinyabiziga, ni umuhanda n'inzira ziwukikije. Uzaba ari umuhanda ukikizwe n'inzira z'abanyamaguru, iz'ipikipiki cyangwa se z'amagare. Twemerera mu Rwanda dufite umuhanda, naho ntakita umuhanda wuzuye uriho n'ibyo bintu byose cyarimo. Umumotari arahitije, muramwandikiye cyangwa se muramutwaye, nta kibazo, ni na byiza kukubariza amategeko y'umuhanda. Ako suro kumwandikira ibyo bintu yigeze abyiga. Ese niba yarabyize, yabyize ryari basi? Yabyize si igihe kinagite murebe. Ese umuntu wandikiwe rino kosa amaze igihe kinagite atwara mu muhanda? Ibyo byose mukabireba, mugahuriza hamwe. Ndabizi uko mubikora byubahwe rwose, nkuko Boniface yabivugaga, umuvugizi wa polisi. Ariko nanone mukomurusyo, mukomene ingasiri, nibwo abanyarwanda banyurwa neza pe. Urandikira umunyegare ngahagaze nabi, wandikira umumotari ngahagaze nabi. Ibyo ni se yabyize he? Yabyize ibyo bintu muri kumwandikira, yabyize he? Yabyize he? Ikindi nasorezaho wenda, nimutange igihe kirekire ku buryo umuntu wese yakiga amategeko y'umuhanda akavuga ngo nize mwishura amategeko y'umuhanda, ndetse mutange n'ikintu kizahora kituma umuntu wese yibuka ko yize amategeko y'umuhanda. Kuko n'ubundi dusanga dufite abantu batwara inyaziga ari bo benshi ariko batazi amategeko y'umuhanda. Nibaza ko na Rwanda National Police ishinzwe umutekano w'umuhanda, nibaza ko nabirwa bajya bababaza ibibazo abashoferi bikabacanga. Buriya bukangurambaga bwagera amahoro burabafasha, ariko ntago bafasha neza. Mushaka ikintu gituma abantu, nuvuga ngo muri kukangura abantu bakuru ariko abana mukabibagirwa. Kangahe uzabwira umunyamaguru kwambuka umuhanda ariko akajya kuwambuka, ariko nabwo umubwirije ntabyo yize, nyine ari kubyiga akuze. Mutangize amategeko y'umuhanda mu mashuri mato y'abana, babikomeze hejuru, nibwo byabyara umusaruro. Ni igitekerezo cyanjye. Menya kandi usobanukirwe amategeko y'umuhanda.